Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkuko twari twarabivuze ibushize, uyu munsi nibwo turi butangire amasomo yacu ku mugaragaro. Uyu munsi nibwo turi butangire isomo rya mbere ryo kumenya gusoma Icyarabu, cyane cyane by'umwihariko igitabo gitagatifu cya Qur'an, nkuko twari twarabivuzeho mu isomo ryatambutse. Uyu munsi turatangira turebera hamwe amazina y'inyuguti z'Icyarabu. Uyu munsi uyu ni umutwe w'isomo ryacu. Icyarabu gifite inyuguti 28. Muri izi nyuguti 28 ntabwo ari inyuguti zikomeye mu by'ukuri, kuko inyinshi zigiye zisa nkuko turi buze kubibona uyu munsi mu isomo ryacu ry'uyu munsi. Turi buze kugerageza kurebera hamwe kimwe cya kabiri cy'izi nyuguti. Ubwo ni inyuguti 14. Ni inyuguti 14 nizo turi burebereho mu rwego rwo kwirinda kubarambira cyangwa kubananiza, kugira ngo munabashe kuzifata mu mutwe, bityo kugira ngo nibizagera ku isomo rindi rizaza tuzabe twamajije kuzifata mu mutwe, kuko ni inyuguti zigomba gufatwa mu mutwe. Inyuguti ya mbere y'Icyarabu, nkuko natagiye mbivuga, Icyarabu ntabwo izi nyuguti ntabwo ari inyuguti zikomeye, ni inyuguti zoroshye pe. Urugero, inyuguti ya mbere y'Icyarabu ni inyuguti imeze gutya. Inyuguti ya mbere ni agakoni twambitse akantu k'akagofero hejuru. Iyo niyo nyuguti ya mbere y'Icyarabu. Iyi nyuguti yitwa alif. Alif. Inyuguti ya kabiri n'inyuguti ya gatatu n'inyuguti ya kane, zose zimeze gutya. Iyi ni inyuguti ya kabiri. Iyi ni inyuguti ya gatatu. Iyi ni inyuguti ya kane. Inyuguti zose zirasa. None se ubwo niba inyuguti zose zisa, ubu wenda nk'urugero ziri nko mu nteruro, twabasha kuzitandukanya dute? Niba inyuguti zose urabona zose zirasa, nibyo zose zimeze n'umurongo bavunye nk'umuheto. Urabona inyuguti ya kabiri ni umurongo bavunye nk'umuheto, ni umurongo ugonze nk'umuheto. N'inyuguti ya gatatu nayo ni umurongo uvunye nk'umuheto. N'inyuguti ya kane nayo yose ni imirongo ivunye nk'imiheto. None se bitandukaniye? Ubu se biri nko mu nteruro, twabasha kubisobona, twabasha kubitandukanya dute? Niba ushaka kumenya kubitandukanya biri mu nteruro, ni gutya. Urebe neza. Inyuguti ya kabiri, iyi ni inyuguti ya mbere, iyi ni inyuguti ya kabiri, iyi ni inyuguti ya gatatu, iyi ni inyuguti ya kane. Iyi nyuguti ya kabiri, kugira ngo tuzabashe kubitandukanya n'izi ngizi zo, kugira ngo tuzabashe gutandukanya iyi nyuguti ya kabiri n'iya gatatu n'iya kane, turabigenza gutya. Inyuguti ya kabiri turayiha akadomo. Turayiha akadomo kamwe munsi yayo. Naho iyi nyuguti ya gatatu yo turayiha utudomo tubiri mu nda yayo. Naho iyi nyuguti ya kane yo turayiha utudomo dutatu mu nda yayo. Noneho urabona ko zose nubwo zisa, ariko buri nyuguti yose ifite umwihariko wayo. Inyuguti ya kabiri ifite akadomo munsi, inyuguti ya gatatu ifite utudomo tubiri mu nda, inyuguti ya kane ifite utudomo dutatu mu nda. None ahangaha biri mu nteruro ushobora kubitandukanya ukavuga uti iyi ni inyuguti ya kabiri, ni inyuguti ya gatatu, iyi ni inyuguti ya kane. Noneho iyi nyuguti ya kabiri mu Cyarabu bayita ba.
naho iyi nyuguti ya gatatu yo bayita ta, naho iyi nyuguti ya kane yo yorohera abantu bavuga uburimi, ni sa. Izi nizo nyuguti enye za mbere z'ururimi rw'icyarabu. Noneho reka twese tuzisoma. Alif, ba, ta, fa, noneho kubera ko twe twabonye ko turi burebere hamwe inyuguti 14, uyu munsi tumajije kubona inyuguti enye, ubivuze ko dusigaje inyuguti 10. Dukomeze ni ya gatanu, inyuguti ya gatanu. Inyuguti ya gatanu ni inyuguti itangaje cyane, ni inyuguti imeze ifite umugongo uhese nk'uw'imbwa yicaye, uko imbwa yicaye niko inyuguti ya gatanu imeze. Reba, iyi ni inyuguti ya gatanu. N'inyuguti ya gatandatu nayo nk'uko imeze, n'inyuguti ya karindwi nayo niko imeze. Iyi ni inyuguti ya gatanu, ya gatandatu n'iya karindwi. Izi nyuguti zose nazo zirasa nk'uko izi ngizi twabonye, nk'uko inyuguti ya kabiri n'iya gatatu n'iya kane bisa, ni nako iya gatanu n'iya gatandatu n'iya karindwi byose bisa. Aho bitandukaniye ni hehe? Kubera ko iyi nyuguti ya kabiri n'iya gatatu n'iya kane twabonye ko kugira ngo tubashe kwitandukanya tugomba gushyiraho utudomo, no kuri izi ngizi niko biri bugende, ariko muri izi ngizi hari imwe idafitemo akadomo, ariyo iyi yo hagati. Iyi ngiyi ya gatanu ifite akadomo hano mu nda yayo, iyi ngiyi ya gatandatu yo nta kadomo ifite, isigara gutya, naho iyi ya karindwi yo ikagira akadomo hejuru. Iyi nyuguti ya gatanu iyo ugiye ukuntu isomwa yitwa jim, naho iyi ya gatandatu yo ni ntabwo ari ha. Nk'urugero, reba hano, niyo iyi ngiyi hano kuri iri jambo bismillah. Ahangaha ntabwo ushobora kuvuga rahman. Uvuze rahman ntabibaho, icyo kintu ntabwo kibaho. Rahman. Urugero rwiza, nk'iyo umuntu akonje ashaka gushyushya ibiganza bye, wakunda agira, n'iyi nyuguti niko ivugwa. Ahangaha uzasoma rahman. Naho iyi nyuguti ya karindwi yo yitwa niyo inyuguti ya karindwi. Naho inyuguti ya munani yo imeze, inyuguti ya munani yo imeze nk'umukondo w'igikombe cy'icyayi, kiriya gikombe tunyweramo icyayi, kuri kuntu kiba umukondo wacyo ukuntu ubuhese, niko inyuguti ya munani n'iya cyenda zimeze gutya. Iyi ni inyuguti ya munani n'iya cyenda. Nazo kubera ko zisa, twakuba ko iza mbere kugira ngo tubashe kuzitandukanya twashyizeho utudomo, n'izi ngizi nazo turashyiraho utudomo, ariko ntabwo ari kuri zose. Imwe niyo turi bushyireho akadomo kugira ngo tubashe kwitandukanya n'iyindi. Iyi ngiyi ya cyenda niyo turi bushyiraho akadomo hejuru. Nituyishyiraho akadomo, iyi ngiyi tukayireka, iyi ngiyi ya munani yitwa dal. Naho iyi ngiyi ya cyenda yitwa dhal. Urabona amenyo abiri, amenyo hejuru n'amenyo yo hasi, usa nkaho uyatandukanyije, uwangiza ugashyiramo ururimi mo hagati, aho ngaho nibwo ubuvuze iyi ngiyi dhal. Turakomeje,
n'inyuguti ya 10 na 11. Inyuguti ya 10 na 11 urabona mu myandikire y'ikinyarwanda hari ahantu igera bikaba ngombwa gushyiramo akantu k'akavirigire. Iyi nyuguti ya 10 na 11 ni yandika nka twa tuvirigire dukoresha mu kinyarwanda, ariko two ukakagira kanini. Iyo kagize kanini gahita kaba gutya. Iyo kamaje kuba gutya ahangaha mu cyarabu kaba gafite ikintu kinini gasobanuye. Iyi ni ya 10, iyi ikaba 11. Nazo kugira ngo tubashe kuzitandukanya, kubera ko zose zisa, kugira ngo tubashe kuzitandukanya, imwe turayikiriraho akadomo kugira ngo tubashe kwitandukanya n'iyindi nk'uko hano twabigenje. Iyi ngiyo turayiha, iyi ya kabiri nayo turayiha akadomo. Iyo tuyiha akadomo, iyi ngiyi yitwa ra, naho iyi ngiyi ya 11 yo yitwa azai, zai, ariko hari n'abavuga zal, ariko mu by'ukuri ni zai. Dukomeje, inyuguti yacu ya 12, inyuguti yacu ya 12 ni inyuguti twavuga ko imeze nk'ama y'ikinyarwanda ariko ma icuritse, ifite amaguru 3. Ni gutya 1 2 3, ukongeraho iki kintu kimeze nk'umurizo wayo. Ni inyuguti ya 13 nayo nuko nguko, nayo ifite amaguru 3. Ubwo iyi ni inyuguti ya 12, iyi ni ya 13. Ariko nanone izi nyuguti ebyiri zirasa. Kugira ngo tubashe kuzitandukanya, iyi nyuguti ya 13, iyi nyuguti ya 13 turayiha utudomo 3 hejuru kugira ngo tubashe kwitandukanya ni ya 12. Iyi ya 12 yitwa sin, naho iyi ya 13 yo yitwa shin. Inyuguti ya nyuma yacu uyu munsi, inyuguti ya 14, ni inyuguti imeze buriya twagereranya n'igipirizo gihaza. Niko inyuguti ya 14 yandikwa. Ni gutya yandikwa gutya. Nuko yandikwa. Yani inyuguti ya 14 yandikwa kuriya, yitwa sad. Mu bundi buryo umuntu ashobora kuyivugamo, ushobora gufata iyi sin ukayibyibushya, ukayigira nini, sad. Niyo nyuguti ya 14. Inshallah reka tugarukira ahangaha, ni aho butaha turebera hamwe izindi nyuguti 14 zisigaye. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.